Iko shaka saki. Ya ariko uri kubona iri zuba ba? Waribonye? Shani ko ndaribona kabisa. Muntu ngo nanjye kubona guca iryo zuba pe. Shari kankubwirere wa mugabo. Maze iminsi genda igihugu cyashishana nakura amahirwe namwe narahabuze. Hagahe amahirwe ushaka. Ushaka imirimo yo gukora bizenze. Yandese nka gutera bakubwire. Hari abana benshi twagiye tungana ngo twaranganaga n'urungano rwanjye. Ubu benshi barakize. Ibyo bintu urabizi? None sikambaza. Barakize ko ukigendesha ibirenge. Mwana si ko ari byago bigwira umugabo. Ukabuca biro bikoti sidara. Yego we, ibi bigoti. Nasi igipataro cora. Igipataro buri iki gipantaro. Hariho n'icyokere. Umva ntabyo ufite mugani kuri zubara. Reka nse nkukuramo uru rukuboko ndebe ibyari byo. Ariko mva nkubwire gasa. Umva none nkubwire. Abumwe bose mwe mungana mu rugero rwanyu. Bose barakize. Barakize utarakize. Yoroye inkoko. Abandi bbose unafite amata. Kandi wasanga n'imbebo boro ya kizungu. Ngahibaza. Ubu wagura imbebo ya kizungu. Urumva? Ako kantu wakumvise neza. Ako kantu nibo wakumvise. Wakorora inkoko imbeba nako. Nta n'igi mu mufite mu mufuka. Akasimba mu mihanda rero. Nase mva nkubwira none. Karaga peveno pitaka tworaga n'intuzara na Agaperime. Ukunde bagutangiza imyaka 30. Nta nubwo nzina gutwara n'igare. Kugira weme. Utazi igare? Si buriya nakuriye ahantu kubona igare yari amahirwe ya mbere. Ubwo muri make nta na prime ya 0 ufite, nta na category B ufite, nta na A ufite, nta na uraho guca. Umva nkubwiza ukuri. Perime nari ngiye kugira nimwe ni kugendesha amajanja cyangwa amakayi. Niyo mfite. Umva nkubwira nyine. Nta n'igitotoro, nanga igicuguti. Igicuguti nyine nanga n'igitotoro. Icyo nibuka neza. Nibuka kera muri karitsiye yari umuntu wabikoraga ikarangira agize ute aduhaye umunyengeje nta nubwo nzi kuno bayitwara. Ariko bura waruzi ko njewe mubo twaye tungana bose. Umunsi bwe nta kategori y'ikinyabiziga nimwe ntanafite. Bose ko nzifite bura barabizi. Ni wowe uzamuri iki gihugu. Urazi ko zose nzifite. Bakubwiye. Nk'ibintu wari kuvuga byose. Kategori 0 ntayo mfite nkuko nvuze. Ntayo mfite. B ubwo B n'ibindi bintu. Nukubona abantu ari kugenda mu modoka zitwikiriye abari ku magare. Ariko perime ntayo. Umva nkubwira noneho rero yo shida. Kugira inama nziza. Hamushuti wawe nta kibazo nje muri icyo nubona mugenzi wawe yiteje imbere. Ntabwo mwese mwiteze imbere. Oya icyo kintu uri kucyumva. Umva nkubwira noneho. Ikintu bya kugira inama. Aho ngeri inama gasa. Nibiza perime zose zifite. Na 0 urayigira. Guhera kuri 0 kugera kuri nubwo nize nkiga udushuri duke 0 numva ngo 0 ngo nabara bize kaminuza bakintu. Yo azari yo mfite. Icyo nahereyeho ni igicuguti. Yazi. Rero mubwira kuri umufuka wanjye iminsi ndi gutera ipfuno imaze kubona urubyiruko rwose mwanganaga muri karitsiye bose perime udatwara igare atwara moto atwara imodoka nari nibagiwe. Umva noneho reka nkubwire ndakuva cyane wenda byibuze kugenda witeza imbere ko byagenda byibuze ngaho bareba nk'abantu bari gucuruza nk'icyo ukagira nk'ukuntu wabagenza ukabatwara nk'utuntu ujya kwereka ikintu cyo kukwigisha ngaho noneho ukazamenya. Umva rero mubwire mfite mushuti wanje bamwitaga havuga atwaraga akoraga ibintu by'ubunyonzi imbere. N'umushoferi wiga w'amagare. N'umushoferi w'amagare n'umushoferi w'amagare cyane n'umukomvayeri. Ni doreva na umukomvayeri wandi ujyanaga wicaye inyuma kugenda akora abakiriya kuzuza abakiriye. Ariko itinze mu magambo menshi sinzi ibintu uri kunjyanamo untinza. Ukimara kuvuga ngo hari umushiti wawe ngo umutwazi w'igare n'abantu bise niyumvamo igitekerezo cyo kwiga igare. Umva nkubwiye naje impamvu mbikubwiye nyine cyangwa nkwijaneyo akwigishiriza igare sibyo gusaranca ngahera anca ngahe biteraga no mukumvikana ushobora no guca ni 5 nakumva gucenga 15 oya ngo nangahe ngo bara 5 sinibyo. Umva okay ni 1000 n'amafaranga 500. Ariko umva nkubwire umufuka wanjye mfitemo amafaranga ngahera nyote 500. Oya hari n'ibyari byo ariko umva harimo nandi ufite mu gihugu. Umva nkubwira rero ko ntajya ukamubwira urahagiye umuntu ajya kuvugana nabi yaragura nk'ari 50,000 atagaze 30,000 nakasa 80,000. Ibibazo ibintu baza nkubwira uretse kunca mu ijambo muri iki gihugu cya Kagame gisaba abantu binyerebutse. Uzi umuntu winyerebutse ni umuntu ushaka gukora utuntu twose urubyumva.
atangiye nakavuga nsanga ni buriya iki gihugu kuya gitera imbere urubyiruko twese dusabwa gukora tugahanga imirimo ubwo nyine niba uri umunyonzi niba uri motari ariko ngo ba motari ngo bakobwa basigaye bandika ngo muri telefone ugasanga ngo uri umunyonzi w'igare ngo witwa cyamotari inkuru rero ya motari imaze iminsi iri guca ku bitangazamakuru byinshi nayumvise kuri radiyo ngo none ugasanga umuntu ngo ni umushoferi utwara imodoka none umukobwa akandika ngo ni motari ujye unyumvira izo story zo ziri ku mihanda ngo hibaze none nanjye umunsi none nzaba umunyonzi w'igare noneho nkatereta umukobwa akandika muri telefone niba azandika munyonzi azandikaho ati umunyonzi w'igare umunyonzi mu by'Imana ngo kandi ngo turakundana sha umva reka nkubwire nese tukastro kwiga akantu ko kwiga igare uragenda niba mwiriwe hagarara komera cyane komera cyane kwisanisha uburyo ndashaka nanjye kwiga intozi kinyarwanda umunyonzi ariko ibaze ningira umusheri muri fone ye abantu bazi ko dukundana ngo nitwa munyonzi mu gihe abandi babita ngo amatara umva nkubwira none nkubwira dore rero yashida mwiriwe munyo komera cyane makuru dore ndi kumwe n'uyu mwana uturuka iraruguru wabayanyishije ururimi rwawe noneho umva noneho nkubwira yashida nakubyaga havuga mu mwanya wanje w'umunyonzi uyu niwe uburese murebe uyu niwe bitaga havuga ndabona kuya wamubonye shaka uri umunyonzi wabigize umwuga mazimyaka 15 mbikora kabisa nabisaziyemo niyo mpamvu nkubwire rero baramwe ngo witwa nanjye naje kwisanga nsanga nta kintu na kimwe nzi cyo gutwara ibinyabiziga byose nta kintu na kimwe nzi hari gare ibitogotogo nibyo nindi gutera meseri z'umugabo ikintu nshaka ni kimwe uranyumvira ndashaka kwiga igare nanjye none se urungano rwose tungana bose bafite amaperime udafite perime atwara iki igare ubwo nawe banakwita umuvandimwe wanjye mwebwe mwe muravugana muri babiri mwiyumvikanira naribi reka mpage n'uyu muntu navuga reka mbe nicariye hano none se ndashaka kugenda niriwe ndi kugenda ari kumwe n'uyu mu gisenzi ibirenge byanjye subi ndashobora gutwara igare kumbona ibirenge byagize ariko ntacyo ufite ariko se ko igare ryanjye ko abirenge ariko ntacyo nimba ufite amafaranga ndarwa nawe noneho mbwira ndaguhangaye ngo nyigishe igare mu gihe kingana n'amasanga y'icya minota oya ngewe buriya ushaka kwiga igare ukarimenya ndashaka kuryiga umunsi wose umunsi wose ndaguca ibihumbi 8 mva nkubwize ukuri bitewe nuko naje gusanga n'ubundi igare kurimenya hari igihe nzabura n'iryo ntwara nose uri kureba usibye ufaga amwe nabonye yo kugura intoza iki umunyenga ayo kugura igare sinzayabona ndashaka kwimenyera igare wenda nkajya nibara mu bantu bazi bafite perime ubona ko mva nkubwire mfite inoti ya 500 uriga amasaha 2 yonyine yawe iyi noti ya 500 ngiye kuyiguha ngishigara akira winkereza ngiye yakoreba ko nabana n'agasuku maze kumvikane murangura umusuru umwe kuko muri babiri njewe barabukoze iki ayo musuru ibi bihungu by'iraruguru rero nabyo babyitera mu nose cyane muri gishigara ngambwira ko urega neza cyane ibigiye mwana bagishigara ubu iki gikoti none kanyambare neza ugishigara ugiye uhagarare witonde ukuntu ugiye kujya wabonye igishigare ariko ntutinde kuko ngiye no gushaka amafaranga kugura agasuku amahembe ukayarengaza mu kirere ukahita ujyaho gusa ni gutyo ugatangira ukakamunyonga ndimo ndabibona ndimo kubibona nuko ibi babyita ibice okay none uzana ako iryo somo rya mbere zandi ndikomeza kurangiza wa mugabo y'abanyonga igare bari kurangiza oyo konye bahuranyibye aya ngo katananye mbikore burarira gare ndabimenyara ko ndi kubona gishaje kuruta nyiracyo abanyarwanda biga niga yaya munyo noneho reka ndebe aya ujya kumfatira ni gutya bamurikende
ibintu byo naje kwiga itakorera kuko manje urashaka inyangiri oya zana imodoka yacu nyigisha utundi ntigisha utundi ubu ubwo kurira kumenya kandi byo wabimenye korera igare oya ubuse reka nze ngwere ubuse kuki nabishobora oya zana nkwereka kandi cyangwa gashyashya nyereka ibindi akubonye kari sinkamenye noneho rero utangira ushobora kutigisha kugira gutya kugira gutya uri kubana kuzana gutya ukajya usamo igenda gutya gakeya ndetse vahundebe nibi buretse mano gufatira mfatira wamenye neza ariko ibitsi byanjye biri gutonyoka wa kintu reka nkoreshe agatsitsino ngo fatira unsunikiranye wangegeraho neza okay natanga kumenya okay noneho noneho ubu rero nyigisha nta kintu vaye ubu kiba gikurikiyeho hano kiba gikurikiyeho wakigisha imbere kuyibona bizamvuna pe ushobora kwiga gutya noneho utangira kunyonga neza yego yego igiterime kuyibona bizamvuna ndi kukubona nabibonye wazana ndebe zana ndebe ko nanjye nabishobora gakeya noneho ubu twagiye ubwo ni njyewe ukurikiye iriga umva w'abana bose twanganaga mu cyaro agenda mu cyaro murungana hariya wafatiye ego okay umwana mwiza buriya yewe wamekuye ego aha narimenye nagacira ku nyanya rero kaba umva se amafaranga yanjye naguhe burapfuye ubusara uzi noneho akandi kantu gakurikiye oya ngiye kureba umuntu nashobora gutwara ndebe niba nabimenye oya nta muntu w'ibiro bibiri ubaho shakira umuntu ntwara ugiye kumeka rero ahubwo nibwo reka nze nitware njyenyine utumye kumfatira ni gutya koresha isegonda rimwe ni gutya ndi kubimenya okay nahejeje okay ukatora bazaga wongera utangira kata television kata no garuke okay zose ziravuna sha okay natangiye kurimenya ubijyare warimenyere urarimenye okay niro kuri paramira sha narimenye nzi urakoze cyane bungiye kureba niba ubwenge wampaye niba najya mu kizame urumva gatsinda ubu natsinda aka ikibazo leta ibi bitsi byanyu ntabwo izabyemera mu muhanda akasi ko amafaranga yari mfite nayo kwihereye umva ahubwo kugira amenye ko ibintu byarangiye ndashaka gutwara umuntu utari wowe nshakira umwana mpeka ndebe ko namutwara nk'ikilometero munshakire hano mu muhanda kwihebera nabwaburira imyaka nyagati ndegende okay kaka nkazane okay nagiye kaze nkazane ureba niba adashobora no gukata sibyo kata kwa mfite cyarimenye ngiro guheka kasha nkaguheka sha Gera cyangwa ngo ndebe ko menyiga. None urahasi se papura muri. Isose none isa ntazakugurira ibyawe. Byahongo heke. Nani nagaruzi man. ntabwo heke turebe Ntabwo bitasi. iyo ndabatungira nyine Muranyishyura. uyu ni umunyeshuri wanjye Nani ndagu. Wicayeho. Wicaye. Okay, wicaye fresh. Mani ndagu. Okay, ubu nagiye. Ubu namanye. Aranduras.
parika. Ubigare byarangiye. Okay. Sha gendera umwarimu mwiza. Yego. Umva nkubwire. Sha kumenya igare bye bivuze akuzi ipfunwe nari mfite. Ibaze kuba mu rusisiro mu rungano rwa rwose. Kaze ngiye igare. Tegoze umupira nayibonye. Wayibonye da. Umva rero uhereye umunsi. Igihugu ngiye gutanga umusaruro n'umusanzu mu iterambere. Aho ni hose cyane. Ubu rwose ngiye kunyonga igare mu mihanda nyiraremo. Ntwaro ariko ikibazo mfite rero byarananza rega nose ubu twakora amafaranga kugura igare. Uzagenda naye. Uzagenda urebe umuntu ujye gutwara nimugoroba muzanira. Muzanira amafaranga bizagira umenye mbona ibyanjye. Iyi niyo bita ngo iki hustle of street. Apo ni hustle of street. Ubu imihanda ubu noneho ngiye ku mihanda ubu noneho ngwarumwe twangana tugiye ku rwego rumwe. Umugiye ku rwego noneho yegera urabona nari ndi mu kazi nari negereje abagenzi. Sigaranye ipfunwe rimwe gusa. Abakobwa bazandikaho ngo ntabwo bazanye kwandikaho yose bazajya barandikaho umunyonzi kandi dukundana ngo ni mu cyamunyonzi. Ariko reka njandajande shaho n'aya majanja. Reka negereje umugenzi. Byari by'umunsi ko byari injyana mu ntura. Ariko abanyarwanda bagira ariko buriya ni kuri abantu bigiye gutwara ibinyabiziga bakabimenya we. Ejo bundi bashaka na perime ya 0. Ubundi nanjye njya mu mihanda ibintu byo kwirwa njanditse ibirenge mu mihanda boshye nk'uwarwaye amavunja. Bigomba kugira iherezo rwose. Nditegereza umujyi nkaburaho nakwinjirira kubera kutagira ikinyabiziga na kimwe menye. Ariko ubwo mbonye agaperime k'igare ubuzima bugiye guhinduka. Ubuzima burahindutse nabonye agaperime k'igare. Iyi mihanda yose ikanyika ikibazo ni kimwe. Zari kura